reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Nanabaye ikaze mu nkuru yacu idasanzwe y'uyu munsi. Ni inkuru twahawe n'umukunzi wacu, inkuru y'ukuri yabayeho, aho yatangiye atubwira ati nitwa Odilo, nkaba ndi imfungwa muri gereza imwe yo mu gihugu mvukamo. Nifuje kubaganiriza inkuru yanjye cyane cyane abasore mu nyumve neza mwitonze, kugira ngo ibyambayeho namwe bitazababaho. Bigenda bite kugira ngo umuntu wize amashuri nk'ayanjye nize, umuntu kandi ufite umuryango nk'uwo mvukamo, yisanga ari umugororwa ufunzwe igihe kirekire? Nk'uko nabibabwiye nitwa Odilo, nkaba ndi umwana w'imfura mu bana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Navutse nk'abandi bana bose, nitabwaho n'ababyeyi banjye nk'abandi bana bose, mbese nyine nk'uko abandi bana bavukira mu muryango kandi wishoboye bigenda. Ubwo kandi nanize neza, ndi umuhanga kubera yuko naratsindaga cyane. Gusa ariko abantu benshi bakundaga kumbwira yuko ndi mwiza, yewe n'ababyeyi banjye byari uko, ku buryo uko bajyaga bakomeza kumbwira ayo magambo ari benshi, byatumaga niyumva nk'igitangaza nkumva ndarenze. Abakobwa baho nigaga birirwaga bandwanira barimo kumva, ibyo kandi byatumye ntangira gufata abana b'abakobwa nk'ibikinisho, ku buryo nta mukobwa n'umwe nari kuvugisha ngo anyange. Ubwo nari maze kurangiza kaminuza, nateye inda umukobwa nabeshyaga ko mukunda, yewe rwose uwo mukobwa yari yariteguye kumbyarira, ariko njyewe ntabwo nari niteguye kuba papa w'uwo mwana, maze musaba gukuramo iyo nda, mwereka uburyo ki rwose kubyara akiga atari ibintu byiza cyane, yuko uwo mukobwa yavukaga no mu muryango ukennye, mubwira yuko bigiye kwangiza ahazaza he. Nuko maze uwo mukobwa arabyemera, iyo nda tuyikuramo. Ubwo kandi nuko nangije ubuzima bw'imfura yanjye, akaba ari nawe mwana nari kuzagira kugeza mpfuye. Iwacu bamaze kubona yuko maze gukura, bamuje n'umukobwa bari baziranye n'iwabo. Uwo mukobwa kandi ubwo yavukaga mu muryango wishoboye cyane, ndetse kandi uwo mukobwa nawe akimbana yarankunze cyane, bya bindi nakwita nko kunsarira. Gusa ariko nyine mu by'ukuri nari nzi ko gukundana n'umukobwa umwe bitankundira, cyane yuko n'iwacu bambwiraga yuko ngomba gushaka umugore ngo kugira ngo ngire umuryango, njye ndeka gukomeza kwiruka mu bakobwa. Mu by'ukuri nababeshye, nari mfite ubwoba bwo kuzazana umugore kubera yuko numvaga yuko ingeso yanjye niyiziho itazankundira ko nubaka. Gusa nyine iwacu babinkizemo n'imbaraga nyinshi, ku buryo byansunikiye ku mwanzuro wo gushaka. Ubwo kandi nanitegura kubana n'uwo mukobwa iwacu bari banshakiye. Hari umukobwa witwaga Anise, byitwaga yuko tumeze nk'aho dukundana by'iyo minsi, ndetse kandi ubwo bidatinze twari twatangiye no gutegura ubukwe. Ubwo habura iminsi mike kugira ngo dukore imisango yose y'ubukwe, nagiye mu kabari maze murarayo n'umukobwa duhuza urugwiro, birangira dutahanye. Ubwo uwo mukobwa namujyanye mu nzu nendaga kubanamo na Anise, aba ariho turara. Kuri njye mu by'ukuri byari nk'ibisanzwe kurarana n'abakobwa, aribwo bwa mbere tugihura, na cyane ko nari maze kubimenyera. Ubwo njye n'uwo mukobwa tukirimo kwinezeza, nagiye kumva numva Anise twendaga kubana aravuze ati, hani nusoza ibyo urimo uze tugende, ndaba ngutegerereje hano hanze. Nyagasani. Umusore ati mu by'ukuri nahise nkubitwa n'inkuba. Ati mu by'ukuri uyu mukobwa Anise yari afite umutima ukomeye cyane, ntabwo ari nk'abandi bakobwa bahitaga basara. Ubwo nabuze imbaraga zo gukomeza ibyo nari ndimo, nsezera uwo mukobwa maze aragenda, na cyane yuko bwari bumaze no gucya. Ubwo nanjye nditegura ndasohoka, nsanga Anise hanze arantegereje. Ndamubaza nti none se ko ndamukiye kandi unjyanye hehe? Anise ati nari nzi yuko ugiye kuza ugahita umbwira ngo sorry mukundwa, none nta n'icyo bikubwiye. Ubwo nanjye ni sorry se kandi yiki? Urabona se ari icyo nagabanutseho, sinyiri wa wundi wari usanzwe uzi. Anise ubwo nta kindi yakoze, yahise anagira kontake ngo aba ari njye gutwara imodoka. Ubwo nanjye mpita nzimusubiza kugira ngo atware imodoka, ariko umukobwa mbwira yuko atameze neza, nkomeza gutsimbarara ngo aba ari utwara. Ubwo abonye yuko nkomeje nashaka kumutwara, birangira ntwaye. Mu nzira turi kugenda yaratangiye ati, hani iyo ndebye ubona mfite umutima koko wibuye ku buryo ntababara. Ndamusubiza ni ubwo uraje, niba se ubabara uragira ngo mbikore wiki? Ninjye wazanye akababaro mu isi? None se ubundi Anise we, ni ubwa mbere wumvisha itungo imfizi yanze kubangurira? Ubwo Anise ati ubwo se ushatse kuvuga iki Odilo? Ubwo ndamusubiza ni nyine nshatse kuvuga yuko uri umugore wacu bansindagira. Ese ubundi Anise we, urumva witeguye kubana n'umugabo umeze nkanjye? Anise ati ariko se uzambabaza kugeza ryari? Nanjye ndamusubiza ni nyine kugeza igihe uzarorera nyine kunyitsindagiraho, kuko rwose sinzi niba utabibona yuko ntagukunda pe. Anise ati ariko se koko ubwo Odilo ndimo ndakwitsindagiraho kweri? Nanjye nti cyane rwose. Anise ati Odilo byari ikosa kukumenya, no mu bundi buzima niduhura nzongera nkuhunge. Odilo ntabwo ndimo ndakwitsindagiraho, ahubwo ndagira ngo umwana wacu
azavukire ku muryango wuzuye. Nanjye ni ngaho da umwana wacu. Anise ati yego, maze iminsi narakubuze, ubwo naguhamagaraga nibyo nashaka kuba nakubwira ko ntwite, ariko icyo wakoze se ni iki? Si wanyimye umwanya? Nanjye ni unyihanganire rwose, ndumva ntaragira igihe cyo kuba paperega. Ikindi kandi ninkenera kubyara nzabyarana n'umuntu nkunda, kandi rwose uwo muntu si wepe, ntabwo nkukunda urabizi. Anise ati mana yanjye koko, kuki yemeye ko menyana na rino shitani kweri ry'umuhungu kugeza nubwo ntangira gukora rwose inshingano za kigore nkiri umukunzi? Ni ukuri Odilo, ndumva ndimo kwicuza rwose kuba narakwambariye ubusa. Ubwo nanjye nubwo se urumva ibyo ngibyo birenze kweri? Ubwo se wabuze ubusa bw'abakobwa bakurenze narebye? Anise ati yego rwose bandenzeho pe, ariko nta muntu ndusha kuba yagukunda rwose Odilo. Umunsi umwe uzumva uburyo biryana gukunda umuntu ntukundwe, kandi icyo gihe uzababara cyane rwose byikubye ibyanjye. Sinzi niba nzaba mari kugira ngo nkurebe amarira arimo kumanuka kuri iyo sura yawe wirirwa uratanga uri mwiza. Gusa ndumva nkozwe n'isoni zo kuba ntwita umwana udakenewe na se. Ntago nzi rwose icyo nzabwira umuryango wanjye kubera yuko uru rugo rwose ntago rushoboka pe. Anise ugakivuga gutyo yongereye imodoka umuvuduko. Ubwo kandi njye nari nicaye nyuma ntago kumuhagarika byari gukunda. Ubwo umukobwa ijambo rya nyuma yambwiye yaravuze ngo hani nagukundaga bya nyabyo nta buryarya. Ubwo bukanya umukobwa yahise agonga igiti kinini cyari kiri ku muhanda. Ubwo maze kubera umuvuduko w'imodoka twari turi kugenderaho byatumye dukora impanuka iteye ubwoba, maze ngiye nongera gukanguka ndi kwa muganga bambwira yuko maze ibyumweru 2 ndi muri koma. Gusa nise we nasanze atakiriho, yarapfuye. Impanuka twakoze yatumye apfa n'umwana wanjye yarantwitiye. Uyu musore Odilo akomeza inkuru atubwira ati mu by'ukuri ubusanzwe nta kintu cyapfaga kunkanga, ariko urupfu rwa Anise rwaranshenguye runshengurira umutima. Amagambo umukobwa yambwiye bwa nyuma yo yaransazaga neza iyo nayatekerezagaho, nakomezaga nyibuka umunsi ku munsi. Ubwo nabaye mu bitaro igihe kinini maze nza gukira, ariko mbere yuko bansezerera ababyeyi banjye barebanye na muganga baramubwira bati muga, umuhungu wacu ni mukuru kandi nyine agomba kubimenya, nyine bimubwire tuvanga byibura bizi. Muganga ati Odilo, mbere na mbere nyine wihangane ku byo ugiye kumva. Ubwo cyagiye wakoraga impanuka watakaje ubushobozi bwo kuzigera ubyara, inyama zo mu nda zarangiritse cyane rwose ku buryo na bimwe mu bice by'ingenzi byari bishinzwe icyo gikorwa nabyo byangirikiye muri iyo mpanuka. Gusa nyine watunga umugore nta kibazo, ariko ntabwo wabyara. Nyagasani Odilo ati icyo nakoze nkibyumva navugije induru ni abana banjye. Ubwo muganga yaranturishije maze birarangira turataha. Odilo adukomereza inkuru atubwira ati mu by'ukuri mu gutaha sinigeze ngira amahoro kubera yuko Anise yahoraga ntera mu nzozi nkamubona n'amaso yanjye, nkamubona icyuma cyavura y'imodoka cyamujombye mu nda kigayenguka inyuma. Ubwo kandi yabaga anateruye n'umwana mu ntoki ari kumbwira ngo mutabare, byose ninjye wabiteye. Natangiye kuba ubuzima buteye ubwoba mpora nikanga. Nahoranaga kandi imiti inurisha, ari nako kandi ubwo natangiye kugenda nyira gake gakeya, nangira kujya nkora urugendo n'amaguru nembera mu muhanda. Ubwo umunsi umwe ndi kugenda nagiye kubona mbona Anise nk'ibisanzwe ari kumbwira ati Odilo, ntabara dore niwe byose wabiteye. Ubwo nagize ubwoba maze mpita mfata umukobwa warimo kwigendera ngo mu muhanda, naramufashe ndamukomeza mubuza kwigendera, maze nawe ambera umwana mwiza ntiyanyiyama. Ubwo namusabaga kumisha Anise kugira ngo ntakomeze kumbona. Ubwo kandi uwo mukobwa yanjyanye ku ruhande rw'umuhanda aranyicaza maze amazi yari yitwaje. Ubwo maze tumarana akanya ntawe uvugisha undi, ariko ndimo kumva ndimo ndanareba. Nyuma y'akanya natangiye kumera neza noneho. Arambaza ati wari ubaye iki? Ubwo natangiye mwibwira amazina yanjye maze mubwira iby'impanuka mperuka gukora n'uwo mukobwa. Ubwo mubwira ukuntu akunda kuntera, maze umukobwa arambwira ati hangane bibaho, ariko bizashira ujya gusenga kubera ko nta kindi cyabigukiza. Ikindi kandi wiyakire bizagenda neza. Odilo akomeza atubwira ati mu by'ukuri uyu mukobwa nari namwishe yuko ari njye nyirabayazana wa byose, mwishe yuko kandi iyo mpanuka yatewe n'amagambo atari meza nabwiye Anise. Umukobwa yangiriye impuhwe disambaza ahantu ntaha, maze ubwo kandi ndahamubwira nawe ati ndumva ari mu nzira nyuramo
nacyo reka nzitujyane nkugeze mu rugo utagira ikintu uhura nacyo mu nzira. Ubwo twaragiye maze ngeza mu rugo aransezera. Ubwo muri uko kugenda kandi akimfasha akaboko naramubwiye nti wakoze rwose ku bwa buri kimwe cyose wankoreye, ariko basi mbwira uko witwa nibinaba ngombwa umpe nimero yawe njye nkuvugisha hari icyo bitwaye. Umukobwa ubwo yarambwiye ati nitwa Erika. Nawe se witwa nde? Ubwo ndamwibwira mubwira yuko nitwa Odilo. Ubwo maze uyu mukobwa Erika ama nimero ye arigendera. Uko iminsi agenda ikomeza gushira indi kaza, natangiye kujya ntekereza kenshi kuri uwo mukobwa witwa Erika, ku buryo natangiye no kwibagirwa Anise, nangira kandi kwibagirwa n'ibyo namukoreye byose. Nza gusanga impamvu antera ari uko mba namutekerejeho cyane, maze nangira kugenda mwikuramo gake gakeya, nangira kwitekerereza kuri Erika. Uwo mukobwa Erika najyaga muhamagara kenshi kuri telefone ku buryo mu rugo batangiye kubona yuko hari impinduka ku buzima bwanjye, kuko ntabwo nari nyisaranga mbere ngo ndimo ndahunga Anise. Ubwo natangiye kujya nkumbura Erika cyane, nkamuhamagara nkamusaba yuko twahura maze nawe akabyemera. Uyu musore Odilo akomeza atubwira ati mu by'ukuri natangiye kumarana umwanya munini na Erika, umukobwa nkajya mukumbura buri kanya. Yari afite umutima mwiza cyane, yavugaga amagambo aryoshye ku buryo kumarana umwanya nawe numvaga ari ikintu cya mbere kindyoheye mu buzima bwanjye. Byageze aho nifuzaga rwose kuba namuva iruhande. Ubwo twatangiye kumenyana ku bintu bigiye bitandukanye, ariko kandi nkomeza kumuhisha ahahise hanjye kubera yuko nifuzaga kuba nabura uyu mukobwa mwiza Erika, umukobwa wari mwiza imbere n'inyuma, ariko kandi ari n'imfubyi kubera ko nta muryango yagiraga, ababyeyi be bari baritahiye. Ubwo Erika kandi nakundaga kujya kumusura aho yari atuye. Yewe yangeso yanjye yo gukunda abakobwa yari yararangiye neza, narahindutse. Umunyarwanda niwe waciye umugani ngo burya uvuga batarabona. Ubwo kandi impamvu uvuze gutyo nuko njyewe Odilo n'ubwibone bwanjye ndetse no kwiyemera bya hato na hato nagiraga, natangiye gukunda umukobwa wari ukennye, ndetse we nangira no kujya mwirukanka inyuma. Umusore ati nakunze Erika, ariko mbura uko mbimubwira nkumva mfite isoni, cyangwa se nkibaza nindamuka mbimubwiye akamakanira ko nzabigenza gute. Ubwo nahise mpindura uburyo bwo kumuteretamo, noneho nangira kumuhata ibikorwa, yewe naho akeneye ubufasha rwose nk'abamari, ku buryo Erika namwenye umwanya wo gutekereza, atangira kubonamo nk'umucunguzi yoherejwe n'Imana. Ndibuka umunsi umwe Erika yararwaye kandi yakoraga muri resitora akora amasuku, nuko ngiye kumureba nsanga ari kuvugira kuri telefone ati boss, ndakwingize rwose nyihanganira ndarwaye, wumva yuko no kubyuka rwose byananiye pe, ihangane ejo nindamuka neza nzaza rwose nkora akazi nta kibazo boss. Ubwo boss we yaramusubije ati ibyo ngibyo rwose njye ntabwo mbyitayeho, icyo nkeneye nuko mbona ibintu rwose biri ku murongo, ubwo nyine ushaka ukuntu bigenza cyangwa se akazi nkihera abandi bagakeneye. Ubwo umukobwa Erika agisobanurira boss we ahitamo kupa maze Erika asigara yivugisha ati ubu se koko mbuze akazi, mbaye wande kweri, ariko ubundi kubera iki boss nta bumuntu agira, none se ko no kubyuka byananiye koko ubu ngubu ndabasha kugera mu kazi, ndumva nameze neza rwose pe, ntago nabasha kugerayo, nashaka nyirukane nahongeye rwose biba ukuntu byakabaye. Ubwo Odilo ati nkimara kubyumva nasubiye inyuma navuze maze ndagenda ndiyoberanya njya muri ya resitora, birumvikana aho umukobwa yakoraga nari mazi. Ubwo ndagenda mbabwira yuko Erika arwaye, none nyine akaba anyohereje kugira ngo mukorere mu cyimbo cye nyine byose kugira ngo batamwirukana. Ubwo babyemeye batangoye maze ndakora, byari bingoye yego, ariko nakoze uko nshoboye maze nkora neza. Ubwo kandi mpamagara Erika mubaza amakuru, nuko ambwira yuko arwaye, ubwo ariko ndajya kumureba nimugoroba. Ubwo kandi nyuma y'akazi nagiye kureba Erika mu rugo, nsanga umukobwa ararwaye kuko kandi cyane. Ubwo nkora uko nshoboye mwitaho, na cyane yuko umukobwa nta murwaza yari afite, namubaye hafi ndamurwaza uko nari nshoboye. Ubwo kandi birumvikana ntabwo nari nyitashye mu rugo, narahagumye ndamurwaza maze bukiye mpamagara boss we, ndamwibwira nyine kubera ko ubwo nari ndi mu kazi nari niyoberanyije ntago bari bamenye uwo ari we. Naramubwiye neza mubwira nyine ukuntu bimeze, maze ubwo kandi nyimara kumubwira uwo ndi we ahita amenya. Igitangaje nsanga aziranye na papa, ubwo musaba yuko yaha Erika uruhushya akabanza agakira neza maze akazagaruka mu kazi yakize, na cyane yuko umukobwa yari arwaye cyane. Ubwo boss we atangoye yarabyemeye maze nkomeza kwita ku murwayi wanjye Erika wari urembye. Ubwo kandi uyu mukobwa Erika mu by'ukuri yari umukobwa mwiza ariko yihagararaho, udashaka kwerekana yuko akeneye ubufasha, yari azi ubuzima, azi kubana, mu by'ukuri kumugira nk'inshuti ntako byabaga bisa,
kuba hamwe nawe rwose byatumye mumenya kurushaho, ndetse kandi byatumye mukunda byikubye uko nari nangiye kumukunda. Ariko nanyuzagamo nkajya mu rugo kureba uko bameze, nkagaruka kandi nkareba n'ukuntu Erika nawe ameze, ndetse kandi bidatinze aza no gukira. Ariko ntiyajya mu kazi, nuko ndamubaza nti kuki utagiye mu kazi se Erika? Umukobwa aransubiza ati hariya nakoraga baranyirukanye. Ubwo ndamubaza nti kandi se ninde wakwirukanye? Arambwira ati ubwo narwaraga boss yaramamagaye nyine, arambwira ati ninajya mu kazi sinzagaruke mu kazi baraza gushaka undi. Odira ati mu by'ukuri umukobwa ntabwo yari azi ko byose nabigiyemo. Ndamubwira nti noneho ugiye kujyayo maze umenye niba kuko barakwirukanye cyangwa se barakubabariye. Ubwo namuteye imbaraga maze aragenda. Nyuma kandi aramamagara ati nubona akanya uze kundeba nkubwire. Odira ati numvaga wagira ngo ibyo yaragiye kumbwira ndabizi. Ubwo igihe atahira kigeze maze ndagenda njya kumureba. Nkigerayo umukobwa akimbona yahise amubera maze ndikanga. Ubundi Erika yaherukaga kumubera muri cya gihe nari narahungabanye. Ubwo kandi nabwo yamuberaga kubera yuko yabaga ari kumpumuriza. Ubwo ndamubaza nti habaye iki se kandi kumubeye? Erika ati nagira ngo nyine ngushimire cyane Odiro. Ibaze ko nagiye ku kazi nyine mfite ubwoba nzi yuko banyirukanye. Ikintu kindi mu mutwe nta kindi, nibaza ukuntu nyine ngiye kubaho nta kazi ngira. Ese we wabigenje gute kugira ngo ujye mu kazi ukore nyine mu mwanya wanjye? Natunguye cyane rwose ndanumirwa. Umwana wo mu bakire nkawe rwose kumubona yoza ibyombo biratangaje muri restaurant nka hariya pe. Njye numiwe nta nubwo rwose ndi kubyumva. Ni ukuri ntabwo nabona ikintu nakwitura. Uri inshuti nziza, warakoze kuza mu buzima bwanjye. Ubwo nanjye ni Erika nyine sinzi ukuntu nyine ubyumva, ariko se nyine ubona njye nawe turamaze twikundaniye hari ikintu byaba bitwaye buriya tukareka nyine kuba inshuti zisanzwe tugakundana nyine tu as couple, urabyumva gute? Erika ubwo araturika agaseka maze ati Odiro we ni gutyo se waka urukundo? Mbega wowe ni ukuri rwose uransekeje cyane pe, ntubuze byose. Odiro ati Erika sha winseka ndakomeje ni ukuri pe, sinzi nyine niba nta kintu amaso yawe nyine akubwira, ariko maze igihe rwose mbitekerezaho ngatinya kuba nabikubwira kubera yuko nari nzi igisubizo nyine wampa. Ariko ukuri nuko nyine njyewe nyine ndagukunda Erika cyane, kandi rwose ndagukunda ubyumve n'umutima wanjye wose. Odira akomeza atubwira ati mu by'ukuri nari nakunze Erika cyane ku buryo ntari nyibashije kubika iryo banga ngo mbigumane mu mutima. Narabimubwiye kugira ngo nduhuke. Icyari gisigaye ni ukwakira igisubizo nyine Erika yari yagiye kuma. Ubwo umukobwa yarambwiye ati none se umusore mwiza, urwo ni urukundo uri kunyaka cyangwa ni inyiturano nyine yuko wamfashije? Naramubwiye nti hoya, nyine ufite uburenganzira bwo kubyanga cyangwa se ukabyemera nta gahato karimo, ariko ntabwo nari kurara rwose ntabikubwiye pe kubera yuko maze igihe nasinzira ni ukuri pe. Erika ubwo yarambwiye ati humura ngaho ugenda nyine usinzire, kubera yuko Erika nagakwanga asigaje kumenya neza niba ari weho mwaremewe kubana maze agatangira kukwituwe. Gusa ariko biragoye pe nyine Odiro, nongere basi mushimire warakoze nyine watumye ntabura akazi kanjye. Ubuzima bwanjye bwari bugiye rwose kurangira, muri make warancunguye. Ntabwo nzi rwose ikintu nakwitura, gusa nyine Imana iguha ibyiza byinshi, nta kindi nakwifuriza. Odiro ati kiretse basi Imana impaye umugore nyine mwiza nkawe, ni ukuri yabikoze cyane. Erika ahari wenda nyine uketse yuko nyine ngufatiranye nitwaje wenda ibyo nakoze, ariko siko biri pe. Nyine njyewe mbimaranye igihe kinini ndagukunda Erika, kandi rwose ndagukunda cyane pe. Ubwo uyu musore Odira akomeza atubwira ati mu by'ukuri ntababeshye nanjye ubwanjye sinzi ukuntu byagenze, naraturitse ndarira nyine. Mu by'ukuri sinzi niba nari mbabaye cyangwa se nari nishimye, gusa nkeka yuko nari mbabajwe n'ubuhemu ngiye gukorera nyine uwo mwana w'umukobwa wari ufite umutima mwiza kandi yitonda, ndetse kandi ari imfubyi. Nibuka yuko muganga yambwiye yuko nashobora kubyara, noneho niba narashoboraga kubyara urahita ubyumva neza ko nta mpamvu nari mfite n'imwe yo kuba nazana umwana w'abandi mu rukundo, kubera ko nta kintu ari kumumaza. Ntabwo nari gushobora kuzamuha abana ngo byibura nawe yitwa umubyeyi nk'abandi. Erika yari imfubyi, ngira ngo nyine murabyumva, yari akiriye nyine kuzubaka urugo akabyara, karera nyine kubaka umuryango, na cyane yuko ari we wari warasigaye wenyine mu muryango wabo. Ariko nyine kubera kwikunda kwanjye nari ndi kumusaba nyine yuko yambera umukunzi akazanambera umugore. Numvaga narahindutse cyane mu by'ukuri, ariko nibwo nari narabaye mubi. Ntabwo nigeze niyakira ngo nemere yuko ibyabaye byose ari amakosa yanjye, kuko iyo naza guca inyuma Anise ngo ngire ko no kumubwira amagambo atari meza nkaho bidahagije. Si ibyo gusa nakoze, kandi andi makosa nakoze ni ukumureka agatwara imodoka kandi atameze neza.
iyo naza gukora ayo makosa yose mu by'ukuri ntabwo mba naratakaje ubushobozi bwo kutabyara, simba narabuze umwana wanjye kandi yari atwite, yewe nawe nari kuba nyimufite nk'umugore wanjye wankundaga, ariko nyine kubera uburaya bwanjye n'ubwibone n'ubwiyemezi ibyo byose nabirenzeho kandi mugari yuko agomba gukuramo inda yari atwite Anise. Odilo ati si ibyo gusa kandi hari n'undi mukobwa nari nateye inda nawe mutegeka ko yakuramo iyo nda, ubwo ariko niteguye kuba naba papa. Ati mu by'ukuri nari kuba mfite abana babiri byibura, none reba ndimo gushaka umugore uzakenera kubyara ariko nanamubwije ukuri ngo byibura nabimenye yiyakire yemere kubana nanjye abizi yuko ntabyara. Ni ubugome burenze, gusa nayindi mahitamo nari mfite imyaka mike yitanyemerera kuzasaza njyenyine, ariko kandi nari mfite uburyo nabihinduramo, wenda ngashaka umukobwa wabyaye cyangwa se umugore ufite abana tukabana. Niba ntarashakaga gusaza njyenyine icyo gihe ntabwo nabitekerejeho, ubu ngubu nyine aka kanya nibwo ndimo kubitekereza kandi ntacyo nabihinduraho kubera ko ndafunze kandi nakatiwe burundu kubw'icyaha nakoze ndibuze kubabwira. Ubwo ntabwo nacitse intege, mu by'ukuri narakomeje matiriza Erika, nakoze ibishoboka byose ntuma Erika nkunda. Ubwo kandi umukobwa turakundana maze rubanda barabimenya kuko byari byiza rwose, dukundana byiyubashye. Gusa nyine mu rugo bo ntabwo bigeze babikunda kubera yuko na cyane yuko aribo bari bazi ukuri bo bonyine na muganga. Mu rugo bakundaga kumbaza niba Erika naramubwije ukuri ko tutazabyara, ubwo kandi nanjye nkababwira yuko abizi ko kandi rwose yabyakiriye nta kibazo yabigizeho. Kera kabaye nifuje kumwereka umuryango, na cyane ko bari bamuzi ku mafoto gusa, maze mutumira mu rugo araza baramubona, turaganira biratinda. Nuko mama ati Erika, twakwishimiye rwose, uri umukobwa mwiza kandi ndahamya nashidikanya rwose ko uzatubera umukazana mwiza, ariko se koko mu by'ukuri ukunda umuhungu wacu? Erika ati mama, nanjye rwose nabishimiye cyane kandi uko nababonye rwose nanjye sinshidikanya yuko mutazambera ababyeyi beza, muzambera umuryango ntigeze ngira. Ubwo mama wa Odilo nawe ati oya humura rwose ntugire ikibazo, tuzababera rwose aho batari. Ahubwo se mwana wa, urabizi neza yuko Odilo ubwo Odilo ati mama kivuga gutyo nahise neza numva yuko agiye kundaburiza, mpita muca mu ijambo nti mama arabizi rwose ko nagize ihungabana, ndetse ni nawe muganga warimvuye rwose yuko iriwe wivuna byose arabizi. Njye na Erika twarabiganiriye, icyo dusigaje ni ukuzababwira nyine igihe cy'ubukwe, kubera ko Erika mureba hano ntaranyemerera kubana nanjye. Odilo ati nyivuga gutyo nahise mbabwira nti buretse gato ndaje. Ubwo nanyarukiye mu cyumba cyanjye mpita nzana impeta, kubera ko Erika yakundaga kuvuga yuko umuhungu wakwibeshya akamupfukamira ngo aratera ivi yahita amuhakanira imbere y'abantu. Ubwo nicaye iruhande rwe maze ndamubwira nti Erika, mpereza ikiganza cyawe, hari akantu nshaka kukwereka. Ubwo umukobwa amereza ikiganza cye. Ubwo ababyeyi banjye bari bahari n'abavandimwe banjye n'inshuti nkeya nari natumiye. Ubwo mpita nkuramo ya mpeta maze akimereza ikiganza, ndamubwira nti Erika, njye nawe turakundana kandi turakuze rwose, ese wanyemerera ugashyingiranwa nanjye? Erika yaratunguye maze amarira azenga mu maso, aratangira ati Odilo, urwo ngukunda uraruzi, urumva kuko nabasha guhakana gute? Kukubera umugore rwose ndabyemeye, Imana ikinije ubuzima rwose nge nzaba ndi umugore wawe, ndetse no mu bundi buzima nibisaba yuko twongera guhitamo nzahitamo wowe. Ubwo bari bari aho bose banejejwe n'ayo magambo umukobwa avuze, maze mpita mwambika impeta. Gusa nyine ikibazo cyo kutabyara cyo ni njye n'ababyeyi banjye gusa na muganga twari tubizi, n'abavandimwe banjye ntabyo bari bazi. Ubwo muri ako kanya abantu baratwishimiye maze turishima. Birangiye Erika ndamuherekeza arataha, nanjye ngaruka mu rugo abantu bose bamaze gutaha. Kuko ari mama na papa baje kunyicaza maze barambaza bati Odilo, tubwize ukuri, uriya mwana w'umukobwa arabizi yuko utabyara? Ndababwira nti arabizi. Nabo bati hanyuma se gute umwana w'umukobwa nk'uriya w'imfubyi yakwemera kubana n'umuntu abizi yuko atazigera abyara? Odilo ati
nakomeje kubemeza yuko rwose Erika abizi. Barambwira bati wa mwana w'umuhungu we, kora ibyo ushaka byose, ariko ntuzigere rwose uza kuturirira ngo byagenze gutya utubwira ngo umugore yananiye, kubera yuko ishaka nyine umuntu hari ikintu amuhishe nk'icyo ngicyo byanga bikunda birakugarukira. Odile ati mu by'ukuri numvise bari kunsakuriza, ikindi kandi ntabwo nashaka rwose kubabwiza ukuri, narabasize maze ndigendera nigira kwiryamira. Odile ati mu by'ukuri njye narikundaga cyane ngakabya, ubuzima bwanjye nibwo bwabaga buri imbere cyane, uretse ko ari nanjye wabwangije, ariko nashakaga abandi bantu b'inzirakarengane nzana muri ibyo bintu nk'ibyo ngibyo batatangiye. Mu by'ukuri Erika yari imfubyi, nta n'umuryango n'umwe yagiraga, habe n'umuntu n'umwe. Ubwo se mu by'ukuri numvaga bizarangira bite? Ubundi se mu by'ukuri numvaga bizarangira gute igihe azaba amaze kumenya ukuri? Odile ati mu by'ukuri numvaga ndi umuhanga ndetse narize n'amashuri menshi, ariko uwo niwo munsi nari nabaye injiji birenze. Byari byarananiye kwakira hahise hanjye, numvaga nshaka kubaho nk'uko nari nsanzwe mbaho, maze njye na Erika turakomeza turakundana, ndetse ubwo dutangira no gutegura ubukwe. Ubwo bidatinze umunsi w'ubukwe warageze, nabukereye rwose inshuti n'imiryango bamerekeje. Ubwo njya kuzana umugeni wanjye Erika, birumvikana kubera ko atagiraga umuryango twashatse nyine ababyeyi bajya mu cyimbo cy'ababyeyi be, nibo namusabye maze ndakwa. Ndetse kandi rwose ubukwe burataha, byari n'ibintu byiza cyane. Yishimye umukobwa amwenyura mu ikanzu y'umweru nziza rwose, agacishamo akarira, ya marira y'ibyishimo. Erika akanyuzamo akanyongorera ati darling, nukuri ngushimiye rwose urwo wankunze, ntiwigeze untererana, ntiwigeze ureba yuko ndi nyakamwe, wakomeje kunkunda, none umunsi urageze mbaye iwawe, nejejwe nuko kandi ugiye kuba umuryango ntigeze ngira, ndetse kandi abavandimwe bawe bakaba bagiye kuba banjye, n'ababyeyi bawe bakaba bagiye kumbera ababyeyi, byagira ku bana bo tuzabyarana noneho bigahita bihinduka akarusho. Nukuri ngiye kwaguka pe, ngiye gushibuka, nukuri warakoze kunkunda mukundwa, Imana iguha umugisha. Nyagasani. Ubwo Odile ati nongera kwibuka yuko nazigera mbyara, nibuka yuko kandi ntigeze mbimubwira, maze mbura icyo ndenzaho, ndisetsa biraho ndamubwira nti nawe rwose warakoze kunkunda, tuzikundanire bihore gutyo. Nyagasani. Ubwo ubukwe bwarakomeje kugeza burangiye, maze abaduherekeje barataha, natwe tuguma mu rugo rushyashya rw'abageni, ndetse kandi ubuzima burakomeza. Mba umugabo wa Erika, Erika nawe aba umugore wanjye, maze twibera mu munyenga w'urukundo, ubuzima burakomeza. Odile akomeza atubwira ati mu by'ukuri iyo natekerezaga yuko nahishe umugore wanjye ibanga nk'iryo ngiryo ryo kutabyara, numvaga nakwirukanka nkahunga, ntangira gutekereza uko nzabigenza. Mu by'ukuri rwose ngenda nari mfite ubwoba, ariko negereza ikizakurikira. Ubwo muri uko gukomeza gutegereza, natekereje ko mfite murumuna wanjye tujya kungana, ariko kandi akaba aruta Erika ho gatoya imyaka mikeya nk'ibiri. Naratekereje nti buriya ntiyamfasha akaba yabyarana na Erika umugore wanjye, umwana akazitwa uwanjye. Odile ati nyamara kugira icyo gitekerezo ntabwo natindijemo, nahise mpamagara murumuna wanjye kuri telefone musaba yuko twahura tukaganira, maze kandi aranyemerera, ndagenda turahura, twicara ahantu hiherereye maze turaganira. Murumuna wanjye mubwira byose nta kintu mukinze, mubwira yuko inda nateye maze ngasaba yuko bayikuramo, ariyo yateje ibibazo byose na yamanuka nakoze. Ubwo murumuna wanjye mubwira byose uko byarangiye, mubwira yuko kandi nashobora kuba nabyara, mubwira kandi ukuntu nahishe Erika umugore wanjye yuko ntabasha kubyara. Izo nkuru zose nasoje kuzivuga na murumuna wanjye yumiwe, arangije ati hanyuma se amaherezo ni ayahe? Ubwo murumuna wanjye ndamubwira nti nkeneye nyine ubufasha bwawe, maze arambwira ati ubufasha bwanjye si ubwo bigende gute, ni iki wumva nagufasha kweri? Odile ati naramubwiye ni nyine waretse wewe na Erika nyine mukabyarana umwana, akazavukira mu rugo rwanjye akitwa uwanjye, ko waba ukoze cyane n'ukuri waba umfashije. Nyagasani. Murumuna wanjye ubwo akimara kubyumva yarumiwe cyane, maze ati ngwiki njyewe Edimo ndyamane n'umugore wawe mutera inda, abyara umwana yitwa uwawe, mbese muri make nyine amaraso yanjye nyagurishe. Bro, urabizi ko ngukunda cyane rwose nkanakubaha, nta n'ikintu rwose ngiye nakora ku bwawe, ariko man unsabye rwose ikintu kigoye pe, ibyo ngibyo ntabwo nabikora pe, ndabizi ufite umugore mwiza cyane kandi mutoya, ikindi kandi rwose ni muto kuri njyewe, ariko rwose ibyo bintu uko mbyumvishe byazatuma njye nawe tuba abanzi, kubera ko rwose nubwo umwana yaba ari mu rugo rwawe ntabwo byakuraho ko yaba ari uwanjye, birumvikana ko najya nza kureba nyine umwana wanjye.
ese ubwo utekereza ku mubano naba mfitanye n'umugore wawe? Umutima n'inyama ntago ari igiti cyangwa se ibuye. Nshobora kuzashituka narakunze umugore w'abandi kubera ko nabyaranye nawe. Ubwo rero nyine sinzi ukuntu wakwiyumva pe. Ubwo urumva wakwiyumva gute hari umuntu musangira umugore wawe? Wihangane rwose nagufasha mu bindi, ariko rwose icyo ngicyo cyo sinakigufasha rwose, umbabarire pe. Nyagasani Odile ati mu by'ukuri murumuna wanjye ibyo ngibyo yasoje kubivuga yagiye, maze ndamuhagarika aranga. Umusore arakomeza arigendera. Ubwo nanjye byaranyobeye maze isoni zinkoze ndahaguruka ndataha. Odile adukomereza inkuru atubwira ati mu by'ukuri njye n'umugore wanjye twarakomeje turibanira dukundana gutyo gusa twishimye, ari nako kandi iminsi igenda ishira indi ikaza, maze ubwo dutangira kugira ikibazo cyo kutabyara. Akambaza impamvu bitinze, nkamubwira ni ko Imana asa ari itanga urubyaro. Nkamubwira ni reka dukomeze dutegereze nyine ntawamenya, tuzabyara nyine igihe nikigera Imana nibishaka. Ubwo Erika yarambwiraga ati sheri, ndabizi nyine abagabo murambirwa vuba, nubona ninze kubyara buriya ntabwo uzansiga njyenyine. Nukuri unyihanganire ntuzansige njyenyine pe. Ndabyizeye igihe nikigera nzabyara, kubera yuko Imana ntabwo yakwemera kumbabaza ndi imfubyi nta n'umuryango ngira. None no kuba nari ngiye kwagura umuryango koko kubyara biranze, ubu koko Mana urampora iki? Odile ati mu by'ukuri kubona umugore wanjye arimo kurira rwose mbizi neza ko ikibazo ari njyewe byarandyaga cyane, nkumva namubwiza ukuri, ariko nkumva nyine nimbimubwira kandi naramuhishe ibanga nk'iryo ngiryo rikomeye cyane ari buhite anakigendera, natekereza kubaho ubuzima atarimo, nkumva nabushobora yaba ari iyindi si nshyashya, kubera yuko Erika yanyibagije abandi bakobwa bose nahuye nabo. Ibyo byose uko nakomezaga kubyibuka rero byatumaga nkomeza guceceka kugira ngo ntazamubura, kuko ntabwo nari kubimubwira, ahubwo byatumye mpanga ukundi kuntu ngiye kubigenza. Ndangije ndagenda nkoresha ikirori maze ntumira abantu harimo na murumuna wanjye. Araza ndamubwira ni nyihanganire nyine cya gihe rwose njyewe nari nataye umutwe pe, nta kintu nzongera kukubwira kereka biriya twaganiriye gusa. Ubwo ikirori cyarakomeje, nari naguze utunini dutuma umuntu yifuza undi mu bikorwa byo kunezeza umubiri. Ubwo nyine birumvikana ko ari cyo nashakaga nyine kuba nabimaza. Nyuma y'ibirori kandi abashyitsi baratashye, maze murumuna wanjye agiye gutaha musaba yuko yaba asigayeho gatoya. Kubw'amahirwe nyine aranyemerera Edimo, nuko dusangira ku nzoga tunaganira. Sinzi ukuntu naje kumujisha nyine bya binini bikira mu cyo kunywa yari ari kunywa. Ubwo kandi kubera ko Erika atanywaga inzoga, nawe naramujijije maze nyishyira muri fanta yari ari kunywa. Ubwo kandi kubw'amahirwe ntabwo bose babimenye. Byose nabikoze ku mupangu nzi neza rwose igihe umugore wanjye ashobora gutwitira. Icyo nashakaga nta kindi, nuko byari kurangira nyine baryamanye na murumuna wanjye, akaba yamutera inda maze bityo umwana akazitwa uwanjye, cyane yuko nifuzaga rwose kubona umugore wanjye akomeje guhangayika yuko atabyara. Ubwo nyimara kubikora ibyo byose nabaye nk'ubacikaho gatoya maze ndabasigana. Icyo nakoze nta kindi narabakingiranye mu nzu. Byose mbikora kugira ngo murumuna wanjye nakenera gutaha aze kubura ahantu anyura, kandi yamaze gufatwa n'ikinini cyongera ubushake. Ubwo nanjye ho nagiye naragiye ntindayo, nsanga umugore wanjye ari mu buriri na murumuna wanjye. Ubwo maze ndabareka kubera ko nabonaga bameze nk'abantu basinze. Odile adukomereza inkuru atubwira ati mu by'ukuri numvaga umutima uri kunshira urubanza, ndetse we byaranambabaje cyane kubona umugore wanjye ari mu buri n'undi muntu utari njyewe. Ariko mu by'ukuri nta yandi mahitamo nari mfite uretse nyine kubireka gutyo bikaba. Ubwo nanjye mpita nigira kuryama, ariko mfite ubwoba nyine kubera ko nari nzi yuko ibiri bukurikire bidashobora kuza kuba byiza. Nkibaza ukuntu murumuna wanjye ari buze kwifata nakanguka agasanga ari kumwe n'umugore wanjye mu buriri. Mu by'ukuri kandi umugore wanjye Erika nawe
ntabwo nari nzi uko nari buze kwitwara nabyuka agasanga aryamanye na murumuna wanjye mu buriri. Ibyo kandi byatumye ndara nkanuye burinda bucya, na cyane ko ibyo bintu rwose nari nakoze byari ibintu bidasanzwe. Ubwo natangiraga gufata agatotsi ngo nsinzire, nagiye kumva numva urusaku rudasanzwe mu cyumba umugore wanjye Erika yari aryamanyemo na murumuna wanjye. Ubwo maze ndaceceka sinajya no kureba. Ubwo ibyari biri kuba kandi umugore wanjye Erika yari arimo atongana na murumuna wanjye. Ubwo maze nanjye naceceka kugeza ubwo natangiye kumva Erika arimo kurira. Ubwo kwihanganira kumva umugore wanjye nkunda Erika arimo kurira birananira rwose, maze mpita nsohoka njya kureba ikibaye mu cyumba. Ubwo kwinjira mu cyumba Erika yahise ambwira ati babe, amusuri rwose nanjye sinzi ukuntu byagenze, nisanze ndyamanye na murumuna wawe. Ni ukuri wambabara, ntabwo rwose nabishakaga. Urabizi yuko narahiriye rwose kugukunda wenyine no kutazigira nyine nkubangikanya n'undi muntu. Ni ukuri ndakwinginze mbabarira babe. Ubwo murumuna wanjye we yari yumiwe nta kintu arimo kuvuga, akomeza kunyitegereza maze hashize akanya aravuga ati Odilo, uretse gatoya, buriya ntiwasanga bino bintu wari wabipanze. Ni gute njye n'umugore we twisanze twaryamanye, byongeyeho mu nzu yawe ntuze no kumureba kandi wari uhari? Odilo ati nabuze icyo mvuga maze ndaceceka. Ako kanya ahita yikubita aragenda, nanjye nsigara mpoza umugore wanjye mwumvisha uburyo ki narahiriye kumukunda, maze mwibutse yuko urukundo rubabarira byose rukihanganira byose. Mubwira ko ariyo mpamvu nakwiye kumurakarira, mwumvisha ko ibyabaye byose ari impanuka. Ubwo maze kubw'amahirwe mbona aracecetse. Ubwo Erika kandi yarambwiye ati sheri, ni ukuri ndumva rwose mfite isoni zo kongera kurebana nawe mu maso nyuma yo kuryamana na murumuna wawe. Ndumva urugo rutagishobotse, ni ukuri wambabarira. Icyo wakora cyose ndaza kukumva. Ntabwo niteguye kuzahora unyurira ko naguciye inyuma n'umuvandimwe wawe, kandi mu by'ukuri ntarabishakaga. Ubwo Erika kivuga gutyo numvise ambabaje cyane. Mu by'ukuri numvaga imipango yanjye agiye kuyica yose, maze ndirakaza nti Erika, nanjye naragutetesheje rwose ndakabya pe, ko mbona urimo kurakara ukandusha umujinya. Tuza wubaka urugo rwawe, byose nakubwiye yuko ndaza kubyirengagiza. Ubwo Erika yaratuje maze ubuzima burakomeza, ariko kandi ibyishimo yahoranaga byararangiye. Mbona nagakinyisanzuraho nka mbere nk'uko yabikoraga, akajya ahora amunga afite isoni zo kurebana nanjye mu maso. Neza neza ibyishimo byaragiye birabura. Odilo akomeza atubwira ati mu by'ukuri Erika kenshi yateguraga ameza maze akama kariba ariko we agahita agenda. Mu by'ukuri numvaga njye naramubabariye kandi rwose ntabwo nabimucyuriraga. Icyo nifuzaga ko ari ukugira ngo umwana azavukire mu rugo rwanjye yitwa umwana wanjye, maze kandi nanjye nitwe papa. Ubwo ibintu byakomeje gutyo, amahoro mu rugo aragenda arabura neza neza. Umunsi umwe ubwo naratashye nsanga umugore wanjye aranegereje ari muri salo n'ibikapu bye yapakiye. Arambwira ati Odilo, ndabizi yuko wankunze kandi nanjye rwose byari uko. Nagusizeranije kugukunda wenyine, ntabwo nigeze ntekereza rwose kuzaguca inyuma habe na gato cyangwa se inshuro imwe yonyine. Ibyabaye rwose njye ntabwo nabishakaga, ariko mu by'ukuri umbabarire kwitwa umugore wawe rwose ntabwo bimbereye habe na gatoya pe. Rero nyine nafashe umwanzuro wo kuba nakuvira mu buzima kubera ko guhuza amaso nawe nkibuka yuko naguciye inyuma ku muvandimwe wawe, ni ukuri bintera isoni pe. None rero reka nigendere, nzahora nkuzirikana, Imana izakumera ibyishimo. Ubwo Erika kimbwira utyo nararakaye cyane, umujinya uranyica bwa mbere mu buzima. Nakubise umugore wanjye mu mujinya mwinshi ndamubwira nti vuba none aha ngaha nkubone mu cyumba. Ubwo namusubije mu cyumba ndakinga kugira ngo adasohoka, maze ubwo kandi yamaze igihe kitari gito yakingiranye. Ubwo kandi umunsi umwe aza kurwara, mu kumukingurira muri icyo cyumba yari arimo nasanze aryamye hasi. Ubwo mujyanye kwa muganga basanga aratwite. Ndiruhutsa numva nshimye Imana, nubwo umwana atari uwanjye, gusa byibura yari umwana w'umuvandimwe wanjye, cyane yuko amaraso yacu ari amwe. Ubwo narabyishimiye, ariko umugore wanjye ntabwo yabyishimiye. Mbese nyine urukundo rwari rwarashize. Ubwo kandi bambwira yuko ngomba kumwitaho nyine nk'umubyeyi utwite, nuko turataha. Ubwo kandi guhera uwo munsi nahise ndekera kujya mukingirana, ndamureka arisanzura. Kera kabaye inda kandi ubwitangira no gukura, maze umunsi umwe murumuna wanjye aza kundeba asanga ndi mu cyumba. Ubwo umugore wanjye niwe wari uri hafi. Murumuna wanjye kimukubita amaso ahita asakuza cyane ati yamaye nka data, Erika uratwite? Erika ati none se igitangaje ni ikihe? Hari icyo bitwaye se gutwita simfite umugabo? Ikindi kandi nta mwana muto mfite ngo mukwiye kwibere kare, rero ntabwo nzi impamvu utangaye. Edmond ati Erika we waba rwose umupfu pe, wowe ntabwo ureba yuko umugabo wawe yadukoresheje? Nyagasani Odilo ati mu by'ukuri
Narabyumvise nsohoka mu cyumba nihuse cyane kugira ngo atavuga n'ibindi. Ubwo nkigera muri salo Edmond yahise amfata. Umuvandimwe wanjye amfata mu mashati arambwira ati vuba ahangaha ndagira ngo tubwize ukuri kugira ngo ndyamane n'umugore wawe wabigizemo uruhare cyangwa. Odile ati mu by'ukuri nabwiye umuvandimwe wanjye reka tujye hanze tureke kuvugira ibyo bintu hejuru y'umubyeyi utwite rwose Edmond kandi ubwo yagiraga amahane cyane ku buryo ntari gutinyuka rwose guhangana nawe. Ubwo yaranze maze arambwira ati vuba ahangaha mbwiza ukuri, ndashaka yuko mbwiza ukuri kandi na Erika akabyumva. Ubwo Erika nawe ati ngiye rwose nuba muri kuncanga pe, none se umugabo ashobora gutanga umugore we ku wundi mugabo kugira ngo bigende gute? Edmond ati cicika nyine atubwire. Odile ubwo aratangira ati mwese mumbabarire ku byabaye, nabikoze mbishaka kubera yuko nyine nashakaga nyine kubwiza ukuri Erika ukuri kwanjye, kubera ko njye wabashyiriye imiti yongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina mu cyo kunywa, ari nabwo kandi mwaje kwisanga mwaryamanye. Edmond we naramubwiye ikibazo mfite, ariko nyine Erika wowe ntabyo uzi. Ubwo nakoraga impanuka naje gutakaza ubushobozi bwo kubyara, umbabarire nyine kuba ntarigeze mbikubwira mbere, byose nabikoraga kugira ngo ntakubura. Erika ati ngo iki? Iyo nkuru nizere ko basinyumvisha ahandi atari wowe uyimbwiye. Edmond we nkoraho nkanguke rwose kubera ko ndumva ndi mu bitotsi. Ninjye utumvishe neza se ubwonko bwanjye bukaba budafite ubushobozi bwo kuba bwakontorora ibintu numvise. Edmond ati Erika ntabwo rwose wumvise nabi, ibyo wumvise nukora ahubwo ndumiwe. Nari nzi yuko ubizi pe, umugabo wawe yaje kundeba maze ansaba niba nakwemera nyine yuko nagutera inda. Gusa ariko nyine icyo genge ntago nabyemeye, naramuhakaniye. Nibwo nyine yize indi mitwe yo kugira ngo nyine dukore biriya yadukoze. Niko Odile we ndagira ngo nkumenyeshe ikintu, umwana Erika twite n'uwanjye ubyibuke. Namara kuvuka rero nzaza kumutwara. Ikindi kandi umwana wanjye nureba nabi nzanamutwarana na mama we, kubera yuko uri ikigwari wa mugabo we, ntabwo bereye umugore mwiza rwose nka Erika. Wanyumvishe? Erika nawe ati Edmond wikwivuna rwose, umwana n'uwanjye kubera ko ninjye umutwite, ikindi kandi ari weho na mukuru wawe. Nta numwe rwose ngiye nakwemera pe, nta numwe nshaka kubera yuko mwonsa amashereka amwe, nta mukuru nta murumuna mwese muri bamwe. Nyagasani ubwo Erika yavuze ibyo ngibyo maze ahita agenda, nsigara numiwe nabuze ikintu cyo gukora maze ndaceceka. Edmond nawe arampirika ahita asohoka maze nsigara aho ngaho numiwe. Ubundi se wa mugani nari negereje iki? Ni iki nari negereje mu buzima bwanjye ko ari njye wabyangije byose? Narangiza nkahisha kuri Erika. Ubwo Erika yari ikingiranye kuva ubwo ngubwo, umubano wanjye nawe uhita urangira, atangira kumbanira nkaho atanzi. Ibiganiro biragenda birashira neza tuba nk'abanyamahanga. Ubwo nabonaga kandi ndi njyenyine, nasuye mu byo nari narahozemo kera. Nari nararetse inzoga kubera nari narabonye urukundo rwanjye, ndeka abakobwa ariko sinakubwira kubera Erika. Ubwo nangira gukumbura ibihe byiza twajyaga tugirana, nangira gukumbura ibiganiro byanjye nawe byabaga biryoshye kubi. Odile ati mu by'ukuri ntabwo nabasha kubasobanurira uburyo nakundaga Erika wanjye, kwicuza ko namuhishe ukuri byo rwose byazaga buri munsi. Gusa byose nyine nabikoraga kubera ko natinyaga kuba namuhomba, nirengagije ko bizamenyekana. Sinari nzi yuko bizarangira gutya. Mu by'ukuri naba mubeshye mvuze yuko atankunze, yarankundaga pe. Erika mbere numvaga yaramemukiye, ariko ubu ngubu rwose nibwo mbasha kwiyumvisha ko yari ari mukuri. Ubwo kandi muri uko kunywa inzoga kwanjye nigiyemo indi mico mibi rwose itari myiza yo gukubita umugore. Natangiye kujya mukubita amanywa na nijoro, ntanitaye ngo byibura aratwite, cyane yuko uwo mwana natangiye no kumwanga kubera ko atari n'uwanjye. Nkajya nkubita nyina umunsi ku munsi, nkamukubita nkamukomeretsa mu maso na hehe hose. Maze yashize igihe Edmond yaje kuza maze asanga Erika ameze gutyo. Umusore ararakara cyane maze turarwana, arankubita cyane maze arankomeretsa mu maso. Yankubitaga ambwira ngo ijisho rihorerwe irindi. Ubwo kandi yarambwiraga ati wakigwariwe ko nta numwe muri twebwe yagize uruhare muri ibyo bintu byakubayeho, kubera ko utakwirengera ingaruka z'ibyo wakoze. Ubwo Edmond yafashe Erika maze aramujyana. Ubwo kandi nsigara mu nzu ubumwe njyenyine. Arambwira ati niba ari gatanya Erika azagaruka maze mubijyemo birangira, ariko rwose ntuzigire na rimwe utekereza yuko ngiye nzaba ukubiri n'umwana wanjye w'imfura. Ngiye nzi gufata inshingano di, icyo nshatse kuvuga uracyumva. Ubwo baragiye, nanjye nigira mu nzoga zanjye, nangira gusinda bundi bushyashya. Iminsi kandi ubwo iragenda irihirika kugeza ubwo Erika yaje kubyara. Mu by'ukuri nta muntu n'umwe nifuzaga guhura nawe muri ubwo buzima bwose, yaba bari inshuti cyangwa se n'umuryango wanjye.
nakoze ibishoboka byose kugira ngo mbihishe. Audrey ati mu by'ukuri ubwo numvaga yuko Erika yabyaye nagize amatsiko yo kujya kureba umwana wari kuzaba uwanjye. Ubwo kandi aho bari batuye nari imazi njyayo, ndetse yewe ndagenda niha karibu ninjira mu nzu njya muri salo. Ngeze muri salo nsanga ntago bahari, mpita nkomeza mu cyumba nsanga Edmond arahari arimo gushimira Erika ati warakoze kumbyarira umwana mwiza nubwo atari byo twese twashakaga ariko byarabaye. Noneho rero ndatekereza uteganya gutandukana na Audrey cyangwa uzakomeza umwizirikeho. Ubwo Erika yaracicitse maze ubwo mpita ninjira n'umujinya mwinshi nkubita urugi. Ubwo kandi nagiye mfite gahunda yo kureba umwana, ariko nahise nangira kurwana nteza akavuyo aho ngaho. Edmond kandi ubwo yari umusore utarigeze yijanika rwose mu bintu by'ubusinzi n'indi mico mibi nkanjye nk'uko nari narabigenje. Urumva yari agifite imbaraga. Ubwo yaramfashe maze ahosha ubwo burakari nari mfite, maze ndagenda ngeze hanze mbitekerezaho numva kaba ari agasuzugura umuntu kuntwara umugore n'umwana. Ndavuga ni ntabwo byakunda. Ubwo nagiye mu gikoni mbatura icyuma nsubira mu cyumba rwose bitongoranye, maze mpita mfata Edmond mpita mutera cya cyuma gishyashya mu nda. Ubwo kandi nk'aho ibyo ngibyo bidahagije mpita nyimukuramo ndongera ndakimukubita inshuro nyinshi cyane zitabarika, kugeza ubwo nabonye umuvandimwe wanjye Edmond atabasha kunyeganyega. Nyagasani Audrey ati mu by'ukuri ubwo nari ndi muri ibyo ngibyo Erika we yararimo kuvuza induru byamucanze. Ubwo kandi umuvandimwe wanjye amaze gupfa nabwiye Erika ati urabona yuko wakoshyaga rero agiye, njye nawe twongere tubane. Erika ati ariko uri umusazi, ibyo rwose ntabwo bishoboka. Wishe umuvandimwe wawe Edmond, njye ntabwo nabana rwose nawe kubera yuko wewe urenze n'abandi bicanyi bose babaho. Ubwo ndamubwira ni sheri nakubonye, ubwo n'uwo mwana urimo kubigutera reka nawe mwohereze aho se agiye, n'ubundi twibanire mu mahoro nk'uko mbere byari bimeze. Erega twamenyanye n'ubundi badahari, nta cyatubuza gukomeza kubana n'ubundi badahari, sibyo mukundwa? Audrey ati nyivuga gutyo nagiye gufata umwana maze inzego z'umutekano ziba ziraje ziranjyana. Nuko nkuko naje kwisanga mpfunzwe burundu, mfungwa nzize kwica murumuna wanjye, byose kandi kubera amakosa yanjye. Audrey ati mu by'ukuri mfite umuryango mugari, ariko nta waza kunsura aho mfungiye. Mfunze ubuzima bwanjye bwose, yewe nta nubwo mbyicuza kubera yuko ndi mubi. Simwe rwose no kuba mu bandi bantu. Rimwe na rimwe kandi njya nkumbura wari umugore wanjye Erika, nkumva nshaka kuba namureba ngo byibura ndebe yuko namusaba imbabazi. Ubwo kandi famiye yanjye yo yaranyanze, nabo disi wabanyereka sinzi niba rwose nabasaba imbabazi kuko numva rwose izo mbabazi nazikwiye. Ubuzima bwanjye narabwangije, nohejwe n'uburanga nari mfite, njye nsaba Imana byibura ngo ndyame ndi kurota ari inzozi byibura, kubera ko wasubiza iminsi inyuma nagira ibyo nkosora kuva ku munsi wa mbere ubwo bambwiraga yuko ndi mwiza, nkabyemera maze ngatangira kumva yuko ari ibintu bisanzwe, kubera ko mbere ubwo babimbwiraga byatumye rwose nitwara ukundi kuntu. Niba na murumuna wanjye byibura yapfuye asize umwana, ubu se ngiye nzasiga iki? Nzasiga inzoga nanyweye se? Abakobwa beza naryamanye nabo? Imodoka nziza se nagenzemo? Hoteli nziza narayemo se? Imyenda y'ibiciro nambaye? Diplome n'amashuri se nize? Cyangwa ni inshuti mbi gusa nagize? Audrey asoza inkuru yatubwira ati mu by'ukuri ndicuza, ntago iminsi yasubira inyuma. Isomo kandi ntasigira abasore cyangwa abagabo, niba ufite amahirwe yo gukosora amakosa wakoze yakosore hakiri kare, utarisanga muri situation nisanzemo ubwo nashoboraga kuba nakosora amakosa nakoze. Niba uteye inda kandi yemere, byemera rwose niba uzi neza kuko ari we wayimuteye. Ubwire uwo muntu yuko umukunda maze umukunde kuko mugumane, ureke kujarajara mu bandi bakobwa, kubera yuko ingaruka z'igihemu iyo zije zikugeraho wenyine, kubera yuko uko byagenda kose Imana ntizabura guhorera amarira y'inzirakarengane nk'uko byumviye muri ubu buhamya bwanjye. Reka ngushimire we twabanye kuva ku isegonda rya mbere, nanasaba umukobwa cyangwa se umudamu wese unkurikiye kano kanya basi yisangize musaza wawe byibura hari ikintu yamufasha, cyangwa se undi musore muziranye byibura akuremo inama muri no nkuru yose. Iyi nkuru kandi reka mbabwire yuko ari inkuru yabayeho twahawe n'uyu musore witwa Audrey, mukaba kandi mwagejejweho nanjye Alpha Sam. Uramutse kandi nawe ufite inkuru yifuza gusangiza abantu, ikaba ari inkuru y'urukundo kandi irimo amasomo nk'aya ngaya ari muri iyi ngiyi, mu by'ukuri ikaba ari inkuru yakubayeho cyangwa se indi nkuru yabaye kuri mugenzi wawe, ukaba uzi neza ko hari inkuru umuntu wese yagira ikintu yigiramo, ntuzatinde rwose kuyinyohereza kugira ngo tuyisangize abantu. Uzanyandikire ku mbuga zanjye zose nitwa Alpha Sam, cyangwa se kuri nimero yanjye ya WhatsApp *250 0780 14 16 16.
ubundi tuyisangize abantu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.